Mwiriwe neza muraho, nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze kuri Vivine 250. Niba uri mushyashya please do subscribe, niba nawe warakoze subscribe thank you so much, Imana iguhe umugisha. Ngende Vivine nk'ibisanzwe ngiye kubasangiza ibintu 7 ukwiye kugumana ari ibanga ku giti cyawe, udakwiye gusangiza umuntu uwo ari we wese, uko byaba bimeze kose ugomba kubyigumanira ari ibanga ryawe, keretse wa muntu uba uvuga ati uyu ni umuntu wanjye koko nta buryarya burimo, kuko harimo inshuti ziba ari inshuti aba ari inshuti yawe kuko ukabibona ko umuntu muri inshuti. Ikintu cya mbere rero abantu benshi batajya bitaho cyangwa se batajya batekereza, ikintu cya mbere ni password zawe ukoresha ahantu aho ariho hose, yaba password y'imashini yawe, yaba iya telefone yawe, buri kintu cyose uzi ukoreshaho password. Ntabwo ari byiza ko ufata password yawe ngo uyisharinge undi muntu. Ibyo bintu bituma umutekano w'ibintu byawe cyangwa se umutekano w'amakuru yawe abitse aho hantu ajya mu kaga, ugasanga barayakwibye cyangwa se ejo n'ejo bundi hari ukundi kuntu bigenze. Password yawe cyangwa pin yawe ukoresha biba byiza iyo ari wowe uyizi wenyine, iyo ari ibanga ryawe. Ikintu cya kabiri rero udakwiye kugenda ubwira umuntu uwo ari we wese ni ibibazo byawe bwite. Muri ubu buzima twese tugira ibibazo bitandukanye, buri wese aba afite ibibazo bye pe, ariko ntabwo ari buri wese wishimira kumva ibibazo byawe, ntabwo ari buri wese ushishikazwa no kuba ibibazo byawe byakemuka, ahubwo hari abo ubibwira bigasa nkaho uri kubashimisha, bigasa nkaho hari abantu benshi bishimira kumva ko uri mu bibazo, hari abantu benshi bishimira kumva ko ufite ibibazo. Niyo mpamvu rero ko utabasha kumenya ese undi ubwiye ikibazo cyanjye aramfasha iki, aramfasha cyangwa ahubwo ari muri ba bandi bishimira ko ndi mu bibazo, ari muri bandi bishimira kumva mfite ibibazo, ari muri bandi bishimira kumva umuntu ahangayitse. Kuva rero utazi umuntu uri kubwira ibyo bintu, biba byiza iyo ibibazo byawe ubigumanye nk'ibanga, ukabibwira wa muntu w'inkoramutima yawe, ya nkoramutima yawe, nubwo wenda akenshi kubona umuntu nk'uwo ngo bigorana, ariko ikintu nzi neza ni uko ntago wamubura, ntago wamuyoberwa, biragorana kumumenya ariko ugeraho ukamumenya. Ikintu cya gatatu rero ni ibikorwa byiza ukora cyangwa se ibikorwa by'ubufasha ukora, umuntu wafashije, umuntu wahaye ikintu runaka. Ntabwo ari byiza kugenda uvuga ngo runaka naramufashije, runaka namuhaye iki, ntabwo ibyo bintu ari byiza cyane ko na Bibiliya ubwayo ivuga ngo niba ukuboko kw'ibumoso gutanze ukw'iburyo ntikukabimenya. Ni byiza ko niba ikintu wakoze nyine wagikoze kubera umutimanama wawe, niwo waguhatiye gufasha uwo muntu, niwo waguhatiye gukora icyo kintu cyiza, icyo gikorwa cy'urukundo, biba byiza rero iyo ukigumishije ari ibanga, kuko ntago kuba wakoze ikintu cyiza ukaza kukivuga, ukaza kuvuga ngo nakoze ibi, ntabwo bituma abantu babona ko wakoreye umugisha, ahubwo bahita bakwita umwibone, batavuga uriya muntu aribonekeza, uriya muntu aba ashaka ikintu cyose akoze kigaragare, nyine babona uri gushaka, uri kurwanira icyubahiro, uri gushaka, uri kurwanira uri gushyira imbere ubwibone cyane, uri kurwanira icyubahiro cyane, kandi abantu iyo babonye ko usonzeye icyubahiro nyine bahita bumva ko n'ibyo bikorwa wakoze nta mutima w'urukundo wabikoranye, nta mutima mwiza wabikoranye, ahubwo kwari ukugira ngo ugire gute, wowe wigaragaze, wiyerekane, abantu bakubone. Icya kane rero ugomba kwitaho, ugomba kugira ibanga, ni umuntu wakubikije ibanga. Umuntu niba yakwizeye akakubwira ikintu kandi akanabikubwira ko ari ibanga akubwiye, nk'umuntu we yumva yisanzuye akavuga ati iki kintu kirandemereye kukigumana, ariko nk'umuntu wanjye reka nkigusangize. Ntabwo ari byiza ko ugenda ukibwira abandi nawe ngo ugende uvuga amabanga bakubikije. Kuvuga amabanga bakubikije ntabwo ari byiza, cyane ko nawe ibyo bintu bikubayeho bitagushimisha. Nawe ubaye ubikije umuntu ibanga ukumva yararivuze, ukumva yararimennye, ukumva yabibwiye abandi, ndatekereza ko bitagushimisha. Ni byiza ko rero niba umuntu akubikije ibanga uribika, aho kugira ngo umutenguhe, kuko aba yarikubikije kubera ko hari icyizere yakubonanye, aba yarikubikije kubera ko hari icyizere yakubonyemo. Ntabwo ari byiza rero ko ugenda ngo utenguhe cya cyizere cye, usange ugiye ubivuga ejo abisanze aha, abisanze hariya. Ikintu cya gatanu rero uba ukwiye kugira ibanga cyangwa se uba ukwiye kumenya wowe ubwawe ni financial yawe cyangwa se ubutunzi bwawe, uburyo ubutunzi bwawe buhagaze cyangwa se uburyo financial status yawe, kubera ko ntabwo ari abantu benshi bazishimira kubona uko utera imbere, bishimira kubona utera imbere, hari abo uzatera imbere bibabaze. Niyo mpamvu rero buri kintu cyose kijyanye n'umutungo wawe, kijyanye n'uburyo uteramo imbere, kijyanye n'uburyo ubayeho mu bijyanye na finance, ntabwo ari byiza kukibwira umuntu uwo ari we wese, kuko abenshi ari n'igihe aba yumva nyine
ari ukugira ngo ari ukumwirariraho, abenshi baba bumva uri kwirarira, uri kubiyemeraho, uri kubirataho, ntabwo ari byiza rero kubibwira buri muntu wese, ntabwo ari buri muntu wese bishimisha. Icya gatandatu rero ari nacyo kibanziriza icya nyuma, icya gatandatu ni goal zawe cyangwa se intego zawe, ikintu wifuza kugeraho mu buzima, intumbero zawe. Ntabwo ari byiza ko ukibwira abantu bose, ntabwo ari byiza ko ugenda ubibwira abantu, kubera ko akenshi iyo ubwiye umuntu goal zawe cyangwa se plan zawe z'ahazaza, future plan zawe ukazimubwira, iyo ufayirinze, iyo za plan zawe utazigezeho, iyo za goal zawe zitabaye successful, araguseka. Ariko biba byiza iyo ubigumanye ari ibanga, we akabibona ahubwo byarabaye successful, byaraciyemo, icyo gihe abantu bose baragushimira, bakavuga ati wow, uri umuntu w'umugabo, uzi gukora, nyine ukabona ko abantu bose baguhaye attention. Mu gihe kwa kundi wabivugaga, hari ukuntu umuntu avuga ikintu ashaka kuzajya hari ukugira nyine akurura attention y'abantu, nawe harimo abantu nabo babivuga ari ukubera iyo mpamvu. Rero niyo waba uzi ko ari iyo mpamvu uri kubikora, ntago rwose nta attention bazaguha, ahubwo bose bazatangira kugutega iminsi, harimo n'abo uzasanga ahubwo noneho batangiye gukora ibikurwanya kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi za plan zawe zidacamo. Biba byiza rero iyo plan zawe cyangwa se goal zawe uzigumanye ari ibanga, bakajya bazibona zabaye successful. Kereka wa muntu wawe nyine, nk'uko ibi bintu byose ndi kukubwira ugomba kugira ibanga. Twese tuba dufite inshuti zacu magara, rero iyo uwo muntu mufite waramaze kumumenya, uzi ngo uyu muntu ni inshuti yanjye, uzi ngo uyu muntu nta kintu na kimwe kibi yanyifuriza, nta mwanzi wantera aturutse iwe, kandi nanjye nta mwanzi wamutera aturutse iwanjye. Uwo muntu iyo wamaze kumumenya ukamusobanukirwa, biba byiza iyo ubimusangije. Ariko niba uzi ko uwo muntu ntawe wizeye kuri icyo kigero, byigumanire uceceke, ntihagira n'ubikubazaho ujye ubigendera kumubwira ati tuzatureba. Icya karindwi rero ni family issue cyangwa se family conflict. Ibintu byose bijyanye na famiye yawe uba ugomba kubigira ibanga. Ntabwo ari byiza ko ikibazo cya famiye yawe kigenda kijya mu bandi bantu, ko urumva niba ufitanye ikibazo n'abantu bo muri famiye yawe, ukabibwira abandi bantu bo hanze, bazatangira kuvuga bariya bantu ntibashobotse, iriya famiye ntishobotse, batangira ahubwo babavuge, aho kugira ngo banakugira inama. Ushobora kuba wabivuze wowe ushaka kubagisha inama, bakavuga dufite ikibazo iki n'iki, aho kugira ngo bakugira inama ahubwo bagatangira kuvuga ukuntu mudashobotse, bakabavuga, ugasanga aho kugira ikibazo gikemuke ahubwo kiri kwiyongera. Ni byiza rero ko ikibazo cy'umuryango cyangwa se ibibazo byabereye mu muryango, mugomba kwicara nk'umuryango mukabikemura, mukabiganiraho nk'umuryango, ntimugende mwiteza abantu, ntimugende mubwira abantu bose. Ashobora kutakwereka ako kanya ko bitamushimishije, ariko uko byagenda kose, umuntu iyo uri kumubwira ibibazo byo muri famiye yanyu, asigara guseka, asigara avuga ngo iriya famiye ntishobotse, iriya famiye gutya na gutya, ntabwo abura ibintu akuvugaho, ibyo wamubwiye aragenda akongeramo n'ibindi. Ibibazo byo muri famiye yanyu byigumaniye muri famiye yanyu, mugatuza mukabyakira, kuko nta cyiza nko gukemura ibibazo byanyu nta wundi muntu ubyivanzemo, nta wundi muntu ubijemo. Mwakoze gukurikira ikiganiro kugeza kirangiye, Imana ibahe umugisha, wowe wabanye natwe kugeza aka kanya, thank you so much, wakoze kubana natwe, wakoze kugendana natwe muri iki kiganiro twakoze uyu munsi, Imana iguhe umugisha, thank you. Nawe utarakora subscribe, please do subscribe. Bye bye, nawe